Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turi kuwa gatatu tariki 2 kwezi kwa 9 2020. Turashima Imana kwiduha aka kanya keza kugira ngo tunge kandi tusangire ijambo ry'Imana. Rero turashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana, ubuntu bwa Kristo bubane namwe mwese. Rero nkuko mubizi ntabwo turatangira guterana nk'itorero. Kubw'ibyo rero turakumbuye cyane abakristo bose, abakozi b'Imana dukorana umurimo w'Imana. Tukaba tunakumbura mu buryo bw'umwihariko abaririmbyi, kubera ko nibo bajyaga baca inzira mu guhimbarisha no kuyobora abantu b'Imana kuramya mbere yuko ijambo ry'Imana riza. Kubw'ibyo rero mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, reka mbe nkubasimbura gato mfata umwanya ndirimbira Imana. Mugendirimba rero namwe mufatanye nanjye. Rero indirimbo ndirimba ni indirimbo y'Igiswahili, mu ndirimbo z'agakiza, nyimbo za wokovu. Hanyuma wenda nshobora no kuza kuririmba n'akandi karirimbo kagufi mu Gifaransa. Yesu ameniokoa, amenipa utulivu, kwake ninaona raha, ninataka nimsifu. Haleluya, haleluya, nimefika bandarini. Haleluya, haleluya, jina lake ni mnara. Kwa furaha ninaimba wimbo mpya wa wokovu, nisichoke kamwe hapa kumwimbia mkombozi. Haleluya, haleluya, nimefika bandarini. Haleluya, haleluya, jina lake ni mnara. Ni habari za neema za kupasha pande zote. Mhubiri enda mbio kufikia nchi zote. Haleluya, haleluya, nimefika bandarini. Haleluya, haleluya, jina lake ni mnara. Yesu siku nitakufa na maisha ni tayari, nichukue kwako juu kwenye raha ya milele. Haleluya, haleluya, nimefika bandarini. Haleluya, haleluya, jina lake ni mnara. Ni habari za neema za kupasha
pande zote, mhubiri nenda mbio kufikia nchi zote. Haleluya, haleluya, nimefika bandarini. Haleluya, haleluya, jina lake ni mnara. Yesu, siku nitakufa na maisha ni tayari, nichukue kwako juu penye raha ya milele. Haleluya, haleluya, nimefika bandarini. Haleluya, haleluya, jina lake ni mnara. Turabizi ko tuzambuka hakurya y'inyanja, cyo gihe tuzaririmba ku izina rye n'umunara muremure. Haleluya. Ndizera ko waririmbanye nanjye indirimbo nawe umuka yaguha. Reka ndirimbe kandi kagufi mbere ko twinjira mu ijambo ry'Imana, karirimbo kari mu Gifaransa. Haleluya. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, c'est la vie, c'est la liberté de l'Esprit. Il éloigne nos limites et transforme nos sentiments. C'est une vraie dynamite bousculant nos raisonnements. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, c'est la vie, c'est la liberté de l'Esprit. Nous l'avons vraiment reçu, l'Esprit promis par Jésus, qui nous libère par son feu pour louer le nom de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, alléluia, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, c'est la vie, c'est la liberté de l'Esprit. Umwami ahabwa icyubahiro. Ni byiza kuko mu gihe duhanganye n'ibibazo bitandukanye, tukwiye kumenya ko zimwe mu ntwaro Imana yaduhaye kugira ngo dukoreshe intwaro z'umwuka hamwe no gusenga, ari intwaro yo guhimbaza Imana, yo kuririmbira Imana, yo kuramya Imana. Haleluya. No kwatura amasezerano y'Imana, kwatura icyo ijambo ry'Imana ritwizeza. Nizo ntwaro Satani atinya cyane, kuko muri buri bigeragezo byose, mu bihe byose bikomeye, haba hishwemo imbaraga tutabona n'amaso y'umubiri. Rero intwaro z'Imana nizo zikwiye gukoreshwa. Iyo rero Satani adufunze iminwa, indirimbo z'Imana zigakama mu buzima bwacu, proclamation y'ijambo ry'Imana, kwatura ijambo ry'Imana bigakama, guhimbaza no kuramya Imana bigakama, n'amasengesho nayo agahinduka umuhango. Iyo adakamye nayo burundu, Satani abadushoboye, nta kindi kiba gisigaye, aturasa imyambiye akaturangiza. Niyo mpamvu ni byiza ko utemera Satani ko agufunga akanwa ngo azanyage Imana, indirimbo zawe, guhimbaza Imana kwawe, kuramya Imana kwawe, ndetse n'amasengesho yawe, ko amasengesho yabera ni imibavu ihumura neza Uwiteka Imana yacu. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana tugira dusangire ni ijambo ry'Imana rivuga ngo hari umugozi mu buzima bwawe. Hari umugozi ukuboshye, uguhambiriye mu buzima bwawe. Mu bisanzwe dukunze kwigishwa yuko iyo bavuze ko hari imigozi iboshye abantu,
twumva imigozi mu buryo negatifu, tukumva imigozi ya karande, imigozi y'ibyaha, imigozi y'amateka mabi n'ibindi. Ibyo nibyo ijambo ry'Imana rirabyigisha. Iyo migozi yo mu isi y'umwijima ituruka mu byaha, ituruka mu bisekuruza byacu, ituruka muri za karande n'ibindi n'ibindi. Ariko uyu munsi ngira mvuge umugozi atari mu bwinshi, umugozi wo mu bundi buryo. Uyu munsi ntabwo ndi buvuge ya migozi musanzwe muzi, ibyo bita les liens spirituels du monde des ténèbres, ariyo migozi mibi ituboshye, ariyo migozi Yesu yaje guca kugira ngo tubaturwe, kuko Satani afite imigozi abohesheje abantu, bigatuma abo bantu badashobora kwinjira muri destine yabo cyangwa kwinjira mu buzima Imana yabaremeye cyangwa yabagambiriyeho igihe yabaremaga. Uyu munsi rero turaganira umugozi wo mu rundi rwego. Rero nashaka nihute mbabwire inkuru z'umuntu yitwa Rusi. Abantu benshi, aka gatabo katari kanini cyane, kagizwe n'ibice 4 mu isano rya kera, gakurikira igitabo cy'abacamanza, kakaba kanabanziriza igitabo cya mbere cya Samueli, kagizwe n'ibice 4. Ni kagufi cyane, ni gato, ndibaza yuko benshi bamaze kugasoma. Rero Rusi, Bibiliya tubwira inkuru ze. Muraza kubona ibintu byinshi cyane Imana ishaka kuvugana natwe binyuze muri aka gatabo ka Rusi. Izi nkuru zanditswe mu gitabo cya Rusi ni inkuru zabaye mu bihe by'abacamanza. Murabona Abisirayeli bavuye muri Egiputa, bamaze kwambuka Yorodani bakinjira mu gisezerano. Noneho Yesuwa nabo mu rungano rwe bamaze gutambuka, Imana yatangiye kuyobora Abisirayeli ikoresheje abacamanza. Abacamanza bamwe bari abatware, abandi bari abo mu ngabo, abakuru b'ingabo, donc abasirikare. Muribuka inkuru za Debora, nawe yigeze kuba umucamanza. Muribuka aba Gidiyoni, uburyo bayoboye ingabo z'Imana mu gutsinda Abamidiyani. Rero abacamanza bari muri urwo rwego. Abo rero Imana yabakoresha kugira ngo ikure Abisirayeli mu kaga bajyanwagamo n'ibyaha byabo no gutera Imana yabo umugongo, bakigana ingeso z'amahanga zitazi Imana rurema. Ubwo rero muri icyo gihe cy'abacamanza niho harimo aya mateka ya Rusi. Bibiliya tubwira hano mu gitabo cya Rusi igice cya mbere, dore ku murongo wa mbere, ntabwo turi gusoma ahantu henshi kubera umwanya. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu w'i Buyuda asukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Naomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni, undi yitwaga Kiriyoni. Bari abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda, bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa, asigarana abahungu be bombi, barongora abanyamowabukazi, umwe yitwaga Orupa, undi yitwaga Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi. Maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore yafushije umugabo we n'abana be bombi. Nuvuga ngo muri make hano turabona umugabo witwa Elimeleki. Uyu mugabo twumvise yuko Elimeleki nuwo mu muryango wa Yuda, yabaga rero i Betelehemu. Inzara iratera rero mu gihugu cya Isirayeli. Imaze gutera, noneho biba ngombwa yuko we n'umuryango we, umugore we Naomi n'abahungu be bombi, noneho baragenda bajya mu gihugu cy'i Mowabu baturayo kubera amapfa yari yateye. Bagezeyo, uyo Elimeleki Bibiliya tubwira yuko yaje gupfa. Elimeleki apfuye, mu nyuma Naomi umugore asigara n'abahungu be babiri. Abahungu be bashaka, noneho Naomi agira bakazana babiri, Orupa na Rusi, bari abanyamowabu kazi. N'abahungu be babiri no barapfa. Noneho Naomi umupfakazi asigarana n'abakazana be babiri nabo babaye abapfakazi. Nashaka kubibutsa yuko
Naomi mu Giheburayo bivuga ma gracieuse. Bivuga ngo Naomi ni izina rivuga ma gracieuse, cyangwa umuntu afite ubuntu bw'Imana ku buzima bwe, cyangwa ma faveur, afite favor y'Imana, afite igikundiro cy'Imana. Nicyo ijambo Naomi rivuga. Noneho Naomi ngo babaye mu gihugu cya Mowabu nk'imyaka 10. Muruke ko abanyamowabu baturuka ku rubyaro Loti, igihe yaryamanaga n'umukobwa we mukuru, umwana wavutse niwe Mowabu, yiswe Mowabu. Abanyamowabu rero bakomoka kuri Loti, kuri cyo cyaha mu Gifaransa bita inceste, yabyaranye n'umukobwa we w'imfura. Aho niho abanyamowabu baturuka. Murumva yuko mu mateka yera ya Bibiliya abanyamowabu bafatwa nk'abantu bahumanye, na niyo mu mategeko ya Mose ngo ntihakagire umunyamowabu azinjira mu iteraniro ry'Imana, kuko abanyamowabu ni imbuto iva ku gishitsi gihumanye, kuko habaye inceste. Hanyuma rero murumva ko aba bakazana ba Elimeleki bakomoka ku bwoko buhumanye, usibye ko ari abanyamahangakazi, ndetse bakaba banaturuka ku gishitsi gihumanye. Murumva ko nabo bahuriye n'ubwoko bw'Imana. Hanyuma rero Naomi aza kumva yuko inzara mu gihugu cye cya Isirayeli, inzara yarashize, amapfa yarashize, Imana yongeye kwibuka, noneho igusha imvura mu gihugu, noneho inzara irashira, ko Imana yagendere ubwoko bwayo. Ahita abwira bakazana be ati, mwebwe rero muracyari bato, muzongera mushake musubire mu biwanyu, jewe nsubiye iwacu. Aho ngo atangira urugendo, abo bakazana be babiri, Orupa na Rusi, baravuze ngo turajyanye twakureka. Bageze imbere gato, noneho Naomi arahinduka arababwira ati, ntabwo mukwiye kwica ubuzima bwanyu, nimusubire mu biwanyu, musubire mu miryango yanyu, kuko muzabona abandi bagabo ko jewe ntacyo nabamarira. Urumva ko n'umupfakazi yaje afite umuryango, none asubiyeyo imbokoboko, nta kintu afite, nta n'umuryango, nta n'ikintu na kimwe. Hanyuma amaze kubabwira gutyo, umwe muri bo ariwe Orupa, we aramusezerera, aramusoma, noneho asubira mu biwabo abanyamowabu. Murumva ko yasubiye rero kongera gutangira ubuzima bwe bundi bushya no gushaka. Ariko uyu Rusi hari amagambo akomeye yabwiye nyirabukwe, na niyo magambo dushaka kuganiraho uyu munsi. Dusomye ku murongo wa 14 tubize ku murongo wa 18 muri gice cya mbere mu gitabo cya Rusi, aravuga ngo barongera batera hejuru bararira, Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Naomi aravuga ati, dore muka mugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no kumana. Hano mu Kinyarwanda ngo no kumana yo, ariko sibyo ngo no kumana zabo, kuko ni Imana, bafite Imana nyinshi. No kumana zabo z'abanyamowabu, nawe usubireyo ukurikire muka mugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati, winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya. Aya magambo yabaye celebre, abantu bose basoma Bibiliya nibura nubwo batamenye igitabo cyose cya Rusi, ariko amagambo barayazi. Ngo aho uzajya niho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Nihagira ikizadutandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Hano biraboneka kuri aya magambo Rusi yabwiye nyirabukwe Naomi yuko mu buzima bwose iyo myaka 10 bari muri Mowabu, birashoboka ko Rusi yabonye Imana binyuze muri uriya muryango. Uriya mukecuru Naomi, Rusi yamwigiyeho kumenya Imana nzima, Imana rurema, kuko ntabwo yari kuvuga aya magambo ari umuntu gusa yavugishwa n'amarangamutima, kuko uriya Orupa yari yinjiye muri uwo muryango kubera kuhashaka, ariko ntabwo yigeze ahura n'Imana y'uwo muryango.
ntabwo yahuye n'iyo mana yabo baheburayo bayuda bavuye Betelehemu bahungiye muri Mowabu kugira ngo bahunge ari amapfa yateye mu gihugu cyabo. Ariko uyu Rusi uretse no kuba yarashatse muri uwo muryango ari umunyamuwabukazi, biboneka yuko yaje guhura n'Imana yasengwaga yubahwaga muri uwo muryango, ariyo mana yaremye ijuru n'isi, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kuko iyo nawe aba yarinjiye mu muryango gusa kubera urushako, nawe ari kugera aho asubira inyuma, kuko uriya mukecuru nta na kimwe cyabizezaga ko ari cyo azongera kubamarira. Nta bandi bahungu yari afite, yaramaze no kuba umukecuru. Urumva ko nta na kimwe mu buryo bugaragara babonaga muri uriya mukecuru w'umupfakazi Naomi. Niyo mpamvu Orupa yise subirira iwabo, yarakiri muto yarashatse. Ariko uyu Rusi we yahujwe na nyirabukwe, yahujwe nawe mu buryo bw'umwuka n'imbaraga z'Imana ya Isirayeli, zatumye Rusi yumva ko umwanya we ntago kiri mu banyamuwabu bene wabo mu bwoko bwe, ahubwo umwanya we uri muri ubwo bwoko bw'Uwiteka, uri muri ubwo bwoko bw'Imana nzima. Niyo mpamvu yabashije kuvuga ayo magambo, aravuga ati aho uzajya niho nzajya. Ntabwo yabonaga umukecuru, yabonaga Imana y'uwo mukecuru, Imana ya Isirayeli. Ni ukuvuga ngo uyu Rusi yafatanya karamata n'Imana yasanze muri uwo muryango. Yaje ari umupagani, yaje ari umuntu asenga ibigwamana, kubera abanyamuwabu ntabwo bari bazi Imana nzima. Ahubwo ahageze rero areke mu mutima we yarimuye ibigwamana by'abanyamuwabu, yimika Imana nzima yasanze muri uwo muryango. Imana ihabwa icubahiro. Iyo rero ni umugozi ukomeye cyane wahuje Rusi n'uyo nyirabukwe. Kandi uwo mugozi ntabwo ari amarangamutima, ntabwo des liens za sentiment, ntabwo ari amarangamutima yabahuje. Ntabwo ari kuvuga ngo nukubera ko uri mabukwe nzagukurikira hose. Oya, iyo bigeze aho urumva yuko mu buryo bwa kimuntu uriya Orupa ntawamucira urubanza, kuko niko byagenze, ni kuriya. Turizera yuko yasubiye mu banyamuwabu iwabo, arongera arashaka yubaka urugo. Ariko uyu we ntabwo yakurikiye ibintu byose mu buryo bwa kimuntu yabona binyuze muri uwo mukecuru, kubera ko ntabwo uwo mukecuru yari afite ikindi yamwiringiza. Ikindi nacyo n'igihugu Naomi aturukamo ntabwo uwo Rusi yarakizi, bwa rwa mbere agenda mu gihugu atazi. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwa kimuntu elle allait vers l'inconnu. Nta na kimwe rero, nta mibare yari muri we. Uwo mugozi gusa umuhuza n'Imana yasanze muri uwo muryango, uwo niwo watumye afatana karamata n'uwo nyirabukwe Naomi. Muri make rero Imana yaje kumumugisha ku bw'icyo kintu gusa cyuko yabonye Imana muri uwo muryango, kandi abumwizerwa muri uwo muryango. Aravuga ngo nubwo nkiri muto sinzashaka, kubera ko nafatanye nawe karamata. Aho uzajya niho nzajya, aho uzarara niho nzarara, aho uzapfira niho nzapfira, bampambe hamwe nawe. Kandi Imana Uwiteka azabimpore nindamuka ntatiye aba magambo natuye uyu munsi. Biboneka ko uyu Rusi, uwo mukazana wa Naomi, yari yamaramaje. Ibi ntabwo yari kubivuga mu gihe atazi iyo Mana yasanze muri uwo muryango wa Elimeleki. Uyu munsi rero ikintu ushaka kuvuga ko iyo umuntu ahindukira umwami Yesu Kristo akamwizera, akamuha ubugingo bwe, hariho umugozi umuhuza na Yesu Kristo ubwe. Reka mbahe urugero mu nkuru imwe yabaye, nayibutse ndiyo ndateguriza inyigisho. Nibuka inkuru imwe nkiri muto, ni inkuru yabayeho kera amamodoka ataraba menshi, aho mu murwa hashobora kuba abantu bake cyane bafite imodoka. Ni ukuvuga ngo icyo gihe uwari ufite igare, iri gare abanyonzi batwara, uwo yari umukire. Hanyuma hari umugabo umwe rero yakoreraga abazungu, yari afite igare. Rero iyo avuye ku kazi akanyura ahantu gufata agacupa, kubera yuko iryo gare rye ryari ubutunzi muri icyo gihe. Uyu munsi ubona ko igare ari ikintu gisuguritse, ariko icyo gihe ni abantu bake cyane bari batuze imodoka. Noneho yagendanaga umunyururu,
agiye rero gufata icupa yinjiye rero mu kabare, kuko nta hantu yari afite ngo yinjize igare rye yasigaga hafi y'umuryango ariko hanze, yahitaga afunga umunyururu we ku igare, hanyuma yakwicara ku ntebe muri ako kabare nawe agafunga umunyururu ku kuguru kwe, kugira ngo nihagira umuntu aterura iryo gare atamubona azabyumva ko ruguru kwe baza gukurura. Rimwe rero yicaye atangiye gufata igicupa rye, noneho haza umujura, ntiyabona ko igare rishumiswe n'umunyururu, aravudukana igare. Abantu bari mu kabari babona n'umugabo nawe avuye ku ntebe aguye hasi, arakururwa n'umunyururu. Nawe yarazibiwe biraba, aravuga ati umujura atwaye igare. None barasohoka, umujura rero basanga igare arakurura n'ikindi kintu atazi, nawe yakuruga nyiri igare, kuko uwo nyiri igare yari yihambiriye ku igare rye kubera uwo munyururu yajyanaga. Ibyo ni inkuru z'ukuri, kuko niwe mugabo ndamuzi. Urumva rero impamvu rero bamukuranye n'igare ni ukubera yuko uwo mujura yafite imbaraga nyinshi, arakurura, noneho arusha imbaraga nyiri igare, aramukurana n'igare rye. Rero iyo twizeye Yesu Kristo, kugira ngo dushobore kukururwa tuve mu rukundo rwe, nuko haboneka ikintu gifite uburemere kurusha Yesu, kuko duhambiriwe kuri Yesu Kristo. Hari umugozi uhambiriye abizera kuwo bizeye, ni umugozi utabona n'amaso yawe ariko urahari. Uwo mugozi rero ni uhambira umutima wawe ugahambirwa ku mwami Yesu. Nuvuga ngo hari umunyururu utaboneka, hari umugozi utaboneka uhambira uwizera Yesu kuri Yesu Kristo ubwe. Mu buryo rero nimba hari umuntu yakurura Yesu, ubwo rero yatujyana. Nimba ari ikintu cyarusha imbaraga Yesu, ubwo cyatuvudukana, none ukavudukana n'umwami Yesu. Nimwibaze umuntu waremye isanzure, amanyenyeri n'amasi yose, nimwibaze uremera afite. Ninde ashobora kunyiganyiza umwami Yesu? Ninde ashobora gukurura ngo Yesu nawe akururike? Ntibishoboka. Na niyo mpamvu twebwe abizeye Yesu Kristo, iyo rwose dufite kumaramaza nk'uyu rusi, nta na kimwe gishobora kudukurura ngo tuvane kuri Yesu Kristo, kuko nta mbaraga na zimwe zishobora gukurura Yesu Kristo ngo zimushobore, kuko niwe rurema. Hari umugozi rero uhuza abantu bizeye Yesu hamwe nawe, kubera ko nta mbaraga na zimwe zishobora gukurura Yesu Kristo. Nuvuga ngo nta na kimwe cyadukurura ngo kituvane mu rukundo rwe. Imana ihabwe icubahiro. Uravuga uti ese uwo mugozi ko ntawubona? Hari ibintu byoroshye cyane bishobora kugufasha kubimenya. Murabona kubyerekeye ibyo gajuru byoherezwa mu isanzure, kugira ngo ngufashe kubyumva neza. Mu mwaka wa 80 ikigo cy'abanyamerika kijyanye n'ibyo mu isanzure, ibyo bita Agence Spatiale Américaine cyitwa NASA, cyohereje mu isanzure icyo gajuru cyitwa Kobe mu mwaka wa 80, kugira ngo gifate amashusho yandi masi tutabona n'amaso yacu. Hanyuma mu mwaka wa 2001 NASA abanyamerika yongera kohereza ikindi cyogajuru cyitwa WMAP cyangwa WMAP, nacyo kiragenda kiri ku kilometero miliyoni n'igice uvuye ku isi. Urumva izuba hamwe n'isi harimo hagati y'izuba n'isi ibirometero miliyoni 150. Icyo cyogajuru rero cy'abanyamerika cyoherejwe 2001 kiri kuri miliyoni 1 n'igice ibirometero uvuye ku isi. Icyo rero nicyo cyafashe amashusho adufasha kumenya uko isanzure ryatangiye n'ukuntu imibumbe iri mu isanzure yatangiye kubaho n'amanyenyeri. Hanyuma mu mwaka wa 2009 Agence Spatiale Européenne, ikigo cy'abanyaburayi nacyo kireba ibyerekeye isanzure, cyohereza nacyo ikindi cyogajuru cyitwa Planck. Icyo cyogajuru cyitwa Planck nacyo cyarohejwe mu ijuru cyane kure cyane, kugira ngo cyunganire kiriya cy'abanyamerika gufata amashusho, kugira ngo abantu babashe kumenya ibiri mu masi yandi amaso yacu adashobora kubona. None ibyo byogajuru biri kure cyane y'isi, niki kibiyobora, niki kibiha umurongo yo gukora? Ni ahantu muri iyi si yacu mu bigo runaka nibyo bifite imudasobwa, none za mudasobwa nizo zikomanda ibyo byogajuru.
ariko nta mugozi ubona uhuza za mudasobwa ku isi, za ordinateur ku isi, umugozi uzihuza n'ibyo byogajuru biri kure cyane mu birometero ibihumbi. Ariko ibyo bintu birahari. None ni kuki wowe ushobora kwibaza yuko nta mugozi uhuza Yesu n'abantu bamwizera? Nk'uko ibyo byogajuru biri telekomande, biyoborwa na mudasobwa na computers ziri ku isi, kandi ibyo byogajuru, izo satellite, ayo masonde ari spatial, ari kure cyane mu birometero ibihumbi, kandi bakaba bari hano bakabiyobora. Ni nk'uko na Yesu Kristo, nubwo tutamubona n'amaso y'umubiri, ariko ahujwe nabe n'umugozi utaboneka, umugozi wo mu buryo bw'umwuka. Na niyo mpamvu ushaka kukubwira uno munsi yuko nta na kimwe kigishobora kukurura umuntu ahambiriwe kuri Yesu nk'uko uriya mugabo bamuvudukanye n'igari rye, kuko bamurushije imbaraga, uwo mujura bamurushije imbaraga. Nta muntu n'umwe, nta dayimoni n'imwe, na Satani umutware w'abadayimoni, ashobora kuvana uwo Yesu Kristo yambiriyeho, kuko nta umurusha amaboko. Na nibyo Paulo yavuze hano mu Baroma, mbere yuko turangiza ibice 8 ku murongo 35 kugeza kuri 39. Haravuga ngo, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa n'ibyago, cyangwa n'ukurenganywa, cyangwa n'inzara, cyangwa n'ukwambara ubusa, cyangwa n'ukuba mu kaga, cyangwa n'inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira, bakuduhora twawanye n'intama z'imbarwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko nawe urwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'igijepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Paulo hano avuze urutonde rw'ibintu bitandukanye: amakuba, inzara, inkota, Satani, abamarayika, abadayimoni, ibiriho, ibizaba, ibyabayeho. Nta na kimwe kishobora kuvana umuntu mu rukundo rw'Imana rwabonetse muri Yesu Kristo, nimba koko yaramaramaje gukurikira Yesu nk'uko Rusi yamaramaje gukurikira nyirabukwe. Nta mibare ashizemo, nta kintu amubonamo gifatika, ariko akaba yaramukurikiye kubera Imana yamubonyemo. Ruvuga ngo Rusi yafatanya karamata n'Imana ya Naomi, n'Imana y'uwo muryango wa Elimeleki. Niyo mpamvu ushaka kukubwira wowe, abantu bose bavuga ko bakurikira Yesu, mu gihe runaka bakamuvaho, bagasubira kuba abanyabyaha, bagasubira kuba mu mwijima, bagasubira kuba mu ngeso z'isi, bakamera nk'abantu batigeze kumenya Imana. Abo bari mu rwego rw'uriya Orupa twumvise, nawe yabanye n'uwo muryango kimwe na Rusi, ariko murumva yuko hageze yuko ibyago bitera, Naomi agahitamo gusubira iwabo. Murumva ko n'uwo Orupa yatangiye nawe urugendo rwo kujyana na nyirabukwe, ariko hageze mu nzira nyirabukwe amaze kubabwira ati nimusubireyo, nta na kimwe nzabamarira. Hanyuma noneho uwo Orupa turumva ko yahise asubira inyuma, nta wigeze akibuka ngo yicuze ngo agaruke. Ariko uyu Rusi we yaravuze ngo, jewe aho uzajya niho nzajya, aho uzapfira niho nzapfira. Imana yawe ni izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe ni buzaba ubwoko bwanjye. Nimumve hano ko ari dimension y'Imana. Nguriya Mowabukazi Orupa, urumva ko yasubiye mu bwoko bwe no mu mana zabo. Nivuga ngo ntiyigeze abyimura mu mutima we. Hari abantu bakurikira Yesu ariko ntago bigeze bimura ibyo bari bubatseho mbere yuko Yesu Kristo ahura nabo. Niyo mpamvu rero abantu basubira inyuma bakareka umwami Yesu burundu, ni abantu bameze nk'uwo Orupa, ntago bigeze bahambirwa nawe. Uwo mugozi uhambiriye aba Yesu bukuri kuri Yesu Kristo ntago wigeze ubahambira, kubera ko nta muntu yahambirwa, haleluya, kuri Yesu Kristo hanyuma ngo hagire ikintu kimukurura ngo kimujyane kiretse gifite imbaraga kurusha Yesu Kristo ahambiriyeho.
ririya gare bararikuruye na nyirago baramukurura kuko bamurushije imbaraga. Uriya mujura yamushije imbaraga. Ariko rero Pawulo yamaze kutubwira no mu Baroma ngo nta na kimwe kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana rwabonetse muri Kristo Yesu. Ngo nubwo yaba ari inzara, nubwo yaba ari kwambara ubusa, nubwo yaba ari amakuba, nubwo yaba ari inkota, nubwo yaba ari gutotezwa, nubwo yaba ari abamarayika, nubwo yaba ibiriho, nubwo byaba ibizaba cyangwa ibyatambutse cyangwa ibijyepfo n'ibindi byose, ngo nta kintu na kimwe nta n'ikiremwa na kimwe kizadutandukanya n'urukundo Imana yadukunze muri Yesu Kristo. Uyo mugozi w'urukundo uguhuza na Yesu Kristo urakomeye, kubera yuko uwo uturukaho ni Yesu Kristo, ni rurema, niwe yashizeho isanzure n'ibiriho byose. Nta na kimwe kimurusha imbaraga, nta na kimwe kimurusha amaboko. Nta ushobora rero kugukurura ngo akujyane mu byaha, akujyane mu buhenebere, akujyane mu bishuko by'isi, akujyane mu buzima bwo kutubaha Imana, nimba koko uwo mugozi w'urukundo rw'Imana muri Kristo uguhuje na Yesu Kristo. Uyu munsi nashaka kuguhamagara rero kugira ngo utekereze kuri uyu Rusi, ukwizera kwa muranze. Murabizi ko muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa 5 baravuga Rusi mu bisekuruza bya Yesu Kristo, kubera ko Rusi ageze hariya yaje gushakwa n'umuntu witwa Bowazi. Bowazi ari mu bisekuru bya Yesu Kristo, umunyamahangakazi. Rusi umunyamowabukazi, uretse ko umunyamahangakazi akaba ari no mu bwoko bwavumwe kuko buturuka kuri inceste, buturuka ku cyaha cy'umugabo yabyaranye n'umukobwa we. Ibyo bintu bibiri nta na kimwe cyari gutuma Imana imuhitamo kumushira mu murongo wabo Yesu azakomokaho. Ariko turamubona Rusi arimo, ndetse afite n'igitabo kimwitirirwa umunyamahangakazi. Yahawe ibyo Abisirayelikazi benshi batahawe. Kubera iki? Kubera ko Imana yabonye mu mutima w'uyo munyamowabukazi, umunyamahangakazi, yamubonyemo umutima umaramaje, umutima ukunda Imana, umutima wihambira ku Mana kurusha kwihambira ku by'isi bishira, umutima atigeze abona ba nyir'ubwite. Ni ukuvuga ngo abakobwa n'abagore bo muri Isirayeli ibona muri uwo munyamahangakazi. Imana iba fière, Imana irishimira yuko umwana wayo azavukira, haleluya, mu rubyaro rukomoka kuri uwo mugore, haleluya. Kubera ko Yesu ni mwene Dawidi mu buryo bw'umubiri, Dawidi mwene Isayi, haleluya, Isayi mwene Obedi. Iyo usomye muri Matayo igice cya mbere ugasoma, uzabona ko mu bisekuruza bya Yesu Kristo harimo uwo mudamu, uwo munyamahangakazi yitwa Rusi. Uyu munsi rero nashaka kukubwira ngo guma mu rukundo rw'Imana, guma kuri uwo mugozi uguhambiriye hamwe na Yesu Kristo. Nta na kimwe kiriho cyangwa ikizaba cyangwa icyatambutse gishobora kugukura, haleluya, mu rukundo Imana yakuze muri Yesu Kristo. Umugozi uguhambiriye kuri Yesu Kristo urakomeye mu buryo ni kuzimu, n'urupfu, n'ibyago, n'ubukene, n'intambara, n'abadayimoni bose, n'urwango, n'ibindi byose. Nta na kimwe gishobora guca uwo mugozi ngo gigutware. Niyo mpamvu uyu munsi uvome, haleluya, muri aya mateka ya Rusi hamwe n'Imana ya Isirayeli, ukuntu yabaye integre, haleluya, mu mateka yera, mu bwoko bw'Imana. Nawe uyu munsi wongere kandi ufata icyemezo cyo kumaramaza, uvuge nka Pawulo ngo ndazi ndashidikanya yuko nta kizantandukanya n'urukundo Imana yankunze muri Yesu Kristo. Kuko umugozi, haleluya, umugozi umpambiriye kuri Yesu Kristo urakomeye, nta na kimwe gishobora kuwuca. Na niyo mpamvu natuye kandi nahamya yuko, haleluya, uwo mugozi uzampuza na Yesu, uzamfatanya na Kristo umucunguzi wanjye kuzageza igihe azagarukira, kuzageza igihe nzamubona amasomo yandi. Tunamika imitwe yacu dusaba Imana kugira ngo Imana iduhe kumaramaza kuhagaragaye muri uwo munyamowabukazi Rusi, umukazana wa Naomi. Urakoze Mwami kuri aya magambo. Reka Mwami uhishure buri muntu wese umugozi utaboneka, umugozi w'urukundo, umugozi w'imbaraga uhuza umwami Yesu n'abamwizeye bose, kugira ngo tugire kumaramaza nk'uko Rusi Mwami, tukareba hakurya y'iboneka, nitubone ibintu by'isi bidafite agaciro kahoraho,
ngo bidutandukanye nawe. Uyu Rusi hakurya y'umupfakazi ari imbokoboko asubiye iwawe n'agahinda, ngo nimuzongere kunyita Naomi, uriho ubuntu bw'Uwiteka, kubera ko Uwiteka kuko kwarandemereye. Navuye mu gihugu cyanjye mfite umuryango, mfite ibintu byose, ariko nsubiye mu gihugu cyanjye imbokoboko, subiyeyo ndi umupfakazi, subiyeyo nta muryango. Ngo munyite Mara, ubusharire, kuko Uwiteka yatumye nsharira. Nta kuntu umudamu ukiri muto Rusi yari kurikira umukecuru yuzuye ubusharire, atari uko Imana y'uwo mukecuru, Imana y'uwo muryango wa Elimeleki itabonwa n'amaso y'umubiri, yari yihambiriye kuri iyo Mana. Uwo mugozi wahuje Rusi n'Imana ya Isirayeli niwo mubashije kubona hakurya y'uriya mukecuru, akabona Imana y'ibyiringiro, akabona Imana ivana ku cavu ikicarikana n'ibikomangoma. Duhe Mana uwo mutima wa Rusi, kugira ngo tumenye ko duhambiriwe kuri wowe Mwami, n'umugozi udashobora gucika, umugozi udashobora gucika, ko nta cyatuvana. Haleluya! Kuri iryo fundo riduhambiranye nawe, ipfundo ry'urukundo, umugozi w'urukundo. Urakoze Mwami, wewe buri muntu wese kubitekerezaho no gufata icyemezo cyiza cyo kumaramaza mu gakiza ke. Abatarakumenya bamenye ko hari Imana, haleluya, Imana nzima yaremye ijuru n'isi, kandi abayizera bose nta kizaba vuvundura mu kuboko kwayo, nta kizaba kura mu kuboko kwayo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055, cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.